Amarari y'abagabo ndashaka kukubwira ngo amarari y'abagabo sometimes mu gihe runaka bakururwa n'abagore cyangwa abakobwa rwose pegewe hari umupasiteri yigeze kumbwira atarega ese numirwa ibyo tuntu twose mba ndi kwiga ese numirwa n'ubu ndacyumirwa. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabira umugisha w'Imana kuko Imana itwemereye kuganira muri uyu mwanya n'iby'agaciro gakomeye. Hari benshi batagira ubuntu, wowe uri kureba iki kiganiro ni ukuri muzima, ni ukuriho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umfashe kuzamura icyubahiro cy'Imana kuko uri muzima, nanjye ndi muzima, ni ishimwe rikomeye. Hari benshi batakiriho ariko twe turiho ku bw'ubuntu bw'Imana. Ndanezerewe rero, sindi njyenyine, ndi kumwe na mama Atanya, ari buze kubibwira wenda amazina batubonye ari ubwa mbere ariko hari abamuzi. Tugiye kuganira ikiganiro gisa naho gifunguye, ariko cyane cyane turi buze kwibanda ku muryango, tuze kwibanda ku ruhare rw'umugore mu kubaka umuryango, hanyuma tuze no kureba mu itorero bidufasha iki kuba dufite umugore muzima. Kwa kundi bavuga ngo ufite umugore mwiza kurusha urugo. Byumvikane ko hari aho biza gukora mu muryango ariko no mu itorero muri rusange. Reka tubanze dusenge, dusabe Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Ariko mbere yuko nsenga ngiye kubanza gushimira mwe mwakoze subscribe, Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane. Namwe turabasabira umugisha, naho utarayikora uyikore kugira ngo tuze gusangira ibiganiro by'umumaro kandi byagufasha bikagufashiriza umuryango nawe ubwo bikakungura mu mubiri ndetse no mu bugingo. Hanyuma kandi wowe ukora like ku kiganiro wakunze, Imana igumugisha. Hanyuma kandi nanone dushimire abatera inkunga ikomeye iyi channel, bagakora share bagasangiza abandi ibi biganiro. Imana ibahe umugisha. Dusenge. Data, turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimiye ubuntu bwawe bugeretse ku bundi. Si uko twakiranutse, ni urukundo rwawe. Iteka tuvuga urukundo rwawe kubera ko ari twisanzemo tukarusangamo byose. Uraduhumuriza abantu bataduhumuriza, uraduhumuriza ababyeyi bataduhumuriza, uraduhumuriza abana bacu bataduhumuriza, uraduhumuriza abo twashatse bataduhumuriza, uduhumuriza ba boss ku kazi bataduhumuriza, uduhumuriza tutahumurizwa turi mu ndege, turi mu modoka, turi ku igare, turi n'amaguru. Ntago ari byo byaduhumuriza, duhumurizwa n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Uhabwe icyubahiro, wagize neza kubw'uyu mwanya w'icyubahiro uduhaye. Data, hano turi n'umuyoboro kugira ngo benshi babashe kumva iki kiganiro. Wenda hari icyo kiri buze kubafasha kandi kiri buze kubagira umumaro nkuko natwe tugira umumaro kuba twicaye hano. Umugisha umuntu wese ugiye kureba iyi video, ubwiza bwawe bube kuri we kandi umugisha wawe kuri we. Ibyo akwifuza we muhera ubuntu kuko uri umubyeyi w'imbabazi. Twe ntitwashobora kubivuga neza, ntitwashobora no kubikora neza, ariko iyo turi kumwe nawe byose bigenda neza. Umwuka w'Imana abe ku mujakazi wawe, ntabe we kubwe ahubwo abe ku bwawe kugira ngo akoreshwe nawe, umukoresha iby'icyubahiro kandi iby'igiciro gikomeye. Kandi umurwayi urwaye turamusengeye kugira ngo umukize, ubabaye umuhe umunezero mu mutima, ufite agahinda umuha amahoro yo mu mutima kuko ari utanga amahoro. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze, amen. Amen. Imana ibahe umugisha mwese abadukurikiye. Reka tubanze twakire mama Atanya, twibwire abamubonye ari ubwa mbere. Mama, karibu. Yego. Ndishimye, ndabanezerewe kubwo kumpa ikaze kuri channel Humura TV. Haleluya. Amen. Kambasuhuza ariko abakunzi ba Humura TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yo ndamukanyo nkunda kuramukanya ku bana b'Imana. Nitwa Uwashema Marie Jeanne. Izina ry'ababyeyi ni mama Atanya cyangwa mama Rugamba cyangwa mama Cyuringanji, irizakorohera ryo wanyita. Ni umubyeyi ushima Imana, mfite umutwaro umwe n'abana 5, umukobwa umwe n'abahungu 4.
ndi umukristo wo mu mutima. Yego. Umukristo wo mu mutima se ushatse kuvuga? Yesu we, umukristo wo mu mutima. No kuvuga ngo umutima wanjye ukunda Kristo. Nkunda Kristo cyane, nkunda Imana. Ni bavuga ngo aya madini kuko jewe numva ko itorero ari umutima w'umuntu. Niyo bavuga ngo amadini arakinze, barayafunze burundu. Naguma mu itorero ryanjye rya Kristo wo mu mutima. Haleluya. Ni umukristo wo mu mutima rero, sengera mu idini rya ADEPR. Haleluya. Umudugudu wa Rwimbogo, Paruwasi Kicukiro. Amen. Niyo nkorera umurimo w'Imana w'umuririmbyi, ndi umunyamasengesho n'indi mirimo Uwiteka anyobora gukora, ndayikora mu itorero ndetse no hanze y'urusengero. Amen. Murakoze cyane. Tugira umugisha wo kubana namwe, uvuze ijambo rikomeye uti ndi umukristo mu mutima, bise ntekereza ko hari abandi bakristo batari mu mutima babyitirira. Birashoboka. Umuntu akavuga Kristo ku mutima ku munwa, ariko mu by'ukuri ibikorwa bye ntibibigaragaze. Ibyo akorera mu bwihisho hariya mu bwihisho yakase utakimureba, agakora ibyangwa n'amaso y'Imana, kandi ntagire ubwenge bwo kumenya ko Uwiteka mureba. We akihisha umuntu akibagirwa ko nyirukubona hose ahubwo ari we ukwiye ese wamuhisha? Ntabwo wamuhisha. Bibaho rero ku bakristo biyitirira Kristo kandi bakora ibya shitani. Ngira umugisha wo kubakira muri uyu mwanya, ariko ndibuze kwibanda cyane ku bijyanye n'ubuzima bwo mu muryango ariko no mu itorero nyirizina, kuko uko byagenda kose buri Umunyarwanda yavuze ngo uburere buruta ubuvuke. Hari icyo yari ashatse kuvuga. Hagati aho wambaye neza. Murakoze cyane. Ni kubera Imana. Ndibuze guhera kuri icyo. Iyo ndebye imyambarire yawe iteka uri umuntu nyine uhora yambaye neza. Wenda ndibuze kuvuga ngo ni ukuri umwadepere, abadepere n'abayisilamukazi nibo bagunda kugira imyambarire isa naho nyine itarangaza abantu. Niba wowe watabamo abasirimu, ngiye byaranshanze ko bavuga ko abasirimu benshi ari babandi nyine bambara byahindi ubona ibintu byose biri hanze ku karubanda, bakavuga ko ari ubusirimu. Baba bari gukora publicity y'iki? Ndabizi bya bindi byabo nyine. Nanjye biriya rero bijya bincanga buriya. Ya publicity baba bakora sinzi ibyo ari byo, ariko nyine baba bafite ibyo ba publicity buriya. Birahari. Kuko umuntu nk'uwo ngo ntiwanamuhugura. Wambara usa? Ugenda ibintu byose yabikize ku karubanda, uramuhugura akakubwira ngo wowe ntabwo uzi ibigezweho, nawe akaguhugura kugira ngo uri muzasabwe wowe. Birababaje ariko. Ese ubya mukobwa ukabona yambara kuri nyine urareka nkubwiye bijyanye n'iterambere n'igihe nahise igeze. Urababara nyine, urababara ugahugura, ariko nyine ubundi ngo ntawuburira umubyizi mukwe, sibyo? Kandi ntawanga ibyiza. Ababyeyi turahugura pe, ariko abana barananirana kubera igihe tugezemo. Sinigeze ko hari abana gusa n'ababyeyi muri mu kigero kimwe mu ngana adashobora kwambara urukanzu nk'urwo ngurwo wambaye. Wenda reka nze ndwereka abantu badukurikiye uhereye ku mutwe ukamanuka, ariko birababaje we. Ubona ko hari igikanzu kirekire kigera hasi hariya. Ese uri kubereka iki? Ndi kubereka nyine kugera no ku maguru kugira ngo amenye ko yambaye ikikanzu kirekire n'udukweto twiza. Hanyuma rwose ndibuze kwibaza ko iyo bavuze ko nambaye ikanzu ndende, ese ujya nambaye tugufi? Oya rwose sinshobora, niyo simbishobora. Nuko umutware atabikunda, ni ukubera idini, ni ukubera iki? Umutware wanjye ngewe nagize amahirwe ntabwo ajya mbohera ku myambaro, ariko nanjye ubwanjye niko nabyirutse meze. Ntajya kubonera? Ntajya mbohera ku myambaro. Muri make icyo wakwambaye cyose ntiyakubuza? Nta kibazo. Ni uburenganzira bwawe? Ni ubwanjye. Rero ngewe nabyirutse nkunda kwambara imyenda nyine bita ingutiya. Hari n'uwajyaga ambwira rwose, ari umuyobozi wanjye kandi ari n'umumama muri korali,
ataka ibyo bigutiya byawe ngewe birandambiye ubundi bagiye bambara utumini nk'abandi bakobwa bose hatubona ngewe ko nari umumama ariko ubona ntadodesha mini urumva rero icyo wari uvuze kigendanye n'abamama nabo nyine bagenda banitse biyanitse ngewe mbyita kwiyanika ni ukwishyira ku isoko buriya bayishyize ku isoko none se niba wambaye ubusa utari ukeneye kukureba arakureba ariko ngira ngo ntituri bukoreshe ijambo busa ko badutera amabuye ahubwo dukoresha ijambo kwambara ntibikwize kwambara ntibikwize nibyo koko usibye ko amabuye ntibabura kunayadutera n'ubu hari abari kuyadutera kandi wenda tutanavuze n'ubusa bibaho nyine ntabwo arega buriya ntabwo wanezeza umuntu ni umuntu kuko cyane cyane iyo urimo impano yo guhugura baranga bakakwanga niyo wabahugura ubakura mu rupfu babwira ati dore uriya mwobo ariko urawugwamo mu kanya ati wowe se ubiboneye hehe njye ko ntabibonye uri kumva ntabyumve akaba arakurakariye akaba arakwanze ese nabona ko ari iterambere ni iterambere njye mbona cyane ariko ni iterambere none se kera twagiraga inzara zomeka kera twagiraga inzara zikoze bakazishyira no mu kantu keza cyane k'akaposhete ukumva ngo izi nzara ni iza kanaka mwakagira imana inzara imana imbabarire nabo bambabarira ababikora none se ntabwo twazigiraga inzara zomeka ni iterambere wenda sinzi ntawe uri buze kutubaza nonaha wenda aribishyira hasi muri komanteri tuzamusubize cyangwa tuzabiganireho uzaba dukurikiye ariko se nk'umubyeyi nk'umumama wabyirutse no mu kubyiruka kwawe reka tubyite iterambere ariko se mu gihe cyayo cyo kubyiruka nta terambere ryariho si cyane nk'iry'ubu none twagiraga taci twagiraga YouTube se twagiraga internet twakoreshaga amatelefone twakoreshaga telefone bya kera byo gukora ku nomero ukazengurutsa none ni ugukanda gusa nta terambere ryari hari iterambere ry'icyo gihe nyine ry'icyo gihe ryari rihari ryitwa ry'icyo gihe ariko noneho uko tugenda imyaka igenda yiyongera iterambere naryo rigenda rikura umuco ugakura n'umuco ugakura none si inzara zari ziriho zo komeka ku nzara ndikanga noneho ndikanga cyane ni ukuri kose singiye kukubeshya ngewe ngo ni inzara ukagira ngo ni za zindi z'amavampaya inzara zimeze zitya ku buryo umukobwa niba atunguwe wenda ageze wenda nko mu rugo reka tuvuge wenda ugeze nko mu rugo ugiye nko gusura nk'umuntu w'umubyeyi siko bimeze kera twageraga nko mu rugo rw'umubyeyi umukobwa n'ubu mushyitsi uri kunyumva neza direct ugahita ujya niba akugaburiye ntabwo waryaga ngo ibyombo bisigaho warahagurukaga n'ibyombo ukagenda ukanabyoza ariko muri iyi minsi se na za nzara wometseho uriya umukobwa yafata isahani akajya kuyoza na za nzara bishoboka ntabwo bishoboka tutarajya mu gakiza tukiri no mu buzima busanzwe umuco urimo urakendera niba ari uko bimeze tuvuze ngo umuco urimo urakendera uragenda none muri kurera mute rero uburere ubundi ngewe mbona muri iyi minsi kurera ni Kristo rwose ntakubeshye twege turagerageza gusa ibyo twifuza nk'ababyeyi tukifuza kurera abana tubatoza umuco mwiza wa kinyarwanda kandi buri gihugu n'umuco wacyo buriya no mu bindi bihugu bifuza kurera abana mu muco w'ibihugu byabo ariko abana kubera iterambere nge mbona ari iterambere bakajyanwa n'iterambere umuco bakawanga hanyuma byameze kuhafekita n'itorero cyane nituvuga itorero wenda reka abadukurikiye babyumve ntituvuge urusengero runaka reka zose tuzihuriza hamwe ko n'ubundi zirimo umugeni wa Kristo reka zose tuzite itorero ntacyo bitwaye kugira ngo abadukurikiye babashe kumva ikiganiro neza usanga abitwa barokore abakristu ababemera Kristo uyu muco barawutoye kuko wenda usibye nka ADPR nibo wabonaga rimwe na rimwe nyine mwiyambika mukikwiza cyane mukitega ibitambaro hose mwari hafi kuba nk'abasilamu
kuba abasiramukazi reka ngenda n'abashimire ngiye nkunda imyambarire yabo cyane rwose bambara neza bambara neza barikwiza nanjye ndabikunda cyane hari ugeze kuvuga ngo ntabwo bambara imyambaro ituma reka nkubwire bundi hari ikintu cyitwa kwiteza abadayimoni kwiteza abadayimoni burya ni umwuka mubi gute mama reka nkubwire ushobora kwambara umwambaro nambaye ugatuma reka reka twifateho urugero wenda twe kujya kure nk'ubu nkawe ikuzo sibyo uri umugabo mutoya navuga ngo uri umusore kuri jyewe sibyo jyewe ni umumama ndi mama wawe ariko hari umwambaro ushobora kwambara wenda utari ufite na gahunda yo kundeba sibyo ariko bitewe nuko niyambitse nubwo bwose uri umwana kuri jye bigatuma unkanurira amaso nyine nkagukurura nkagukurura ugatangira kwibaza ibindi bintu ubwo si umwuka mubi nguteje nubwo nshaje ku buryo niyo nagukururukaho bikakubera ikibazo ari wowe waba wabiteye ni njyewe wabyiteye ni ukwiteza abadayimoni abadukurikiye muri uyu mwanya ari rwo bavuga ngo yango ni amarari y'abagabo ariko wowe uri umubyeyi amarari y'abagabo ndashaka kukubwira ngo amarari y'abagabo sometimes mu gihe runaka bakururwa n'abagore cyangwa abakobwa rwose pegewe hari umupasiteri yigeze kumbwira atarega ese numirwa ibyo utuntu twose mba ndi kwiga ese numirwa n'ubu ndacyumirwa gute umupasiteri yakururwa n'intege z'umukobwa umukozi wo mu rugo intege ngo yarebye intege ngo arega ngo buriya erega ngo n'imyambarire y'abakobwa ngo buriya rero n'umukozi wo mu rugo ngo buriya rero ngo ushobora kumureba ngo bitewe n'imyambarire ngo ntiwite mu maso he ngo niyo yaba atakarabye ngo ka kajipo yambaye gusa ngo ukareba ngo amaribori ngo pastor umukozi w'Imana dutabare umukozi w'Imana ariko wambaye umubiri ni Imana dutabare nyine ubwo urumva biri guterwa nande si wa mukozi uri kwambara kwa kundi yego niwe wikururiye yakuriye abadayimoni ariko rero nawe umukozi w'Imana undi amaso yawe wayahaye umupaka ubwo tugarutse kuri bandi bavuga ko ari amarari y'abagabo atari ikibazo cy'abagore yego nyine ubwo nyine byose birafatana niba wowe ufite Kristo waramumize sibyo warata waramumize wakiriye agakiza wakiriye umwami Yesu uzi iki ijambo ry'Imana rikubwira ni gute wavuga ngo umugore yangushije yego mu ruhande rumwe nyine abagore baragusha pe ariko Dawidi yabonye Mukawuri ari koga aramwifuza yatamubona se yambaye ubusa yari kumwifuza birakatsindwa urumva nawe umwuka mubi wari wamugendereye ariko none dufite abamama badukurikiye n'abakobwa wenda bumva ko kuba yakwambara ako twita kagufi cyane rega migufi nayo tuvuga yose ntireshya hari umugufi n'ukabije hari uwo ukabona arakabije nawe ukabona afite isoni ari kumanura noneho basigaye bambara udushati neza ukabona ni agashati gafite na pasuraha neza akajya agenda amanura akora ari kumanurira iki noneho njyewe byaranyobeye buriya rega baba babizi babyica babizi arabambona no kuri moto rwose agenda akurura kibaza se wabyambaye utazi ko uri bujye kuri moto ahubwo n'abamotari baragowe njyewe ni ukuri ndabasabira Imana yo mu ijuru ibambika imbaraga baragowe uzi guheka umuntu wambaye gutyo wambaye umubiri uri umusore niba waba uri umugabo washatse reka tuvuge ko imyambaro nta kitwaye ngo kera ngo hari ukuntu bambaraga ishabure wenda si turi abakera cyane ariko mwajyaga mubyumva namwe ko nta myambaro yabaga turanabibona niyo sigiye kugaruka buriya muri Musée National amafoto arahari dore n'amabere yagendaga none se ko abagabo batagiraga amarari nibyo nkubwira ubundi iyo wowe wishyizemo ikintu ukumva ko nta mukobwa wagucaho utamurebye ugahora urabya indimi bikubera
navuga ngo bikomaho biragukurikirana ariko iyo ubyiyambuye kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niturwanya Satani nawe azaduhunga urumva rero ushobora kumva ko nta kintu bikubwiye nka kuri ushobora kubona umwana yambaye ubusa ukanamukarabya ntibigire icyo bikubwira ariko hari n'abandi umugabo ashobora kubona umwana none se ntujya wumva abagabo bafashe utwana dutoya ikintu rero buri kintu cyose burya ni umutima ukavuga uti umutima wanjye ngiye nkuyoboye gutya buriya nkubwire no gusambana abantu bose bashatse basambana ariko bitewe n'umutima wawe wo ukuntu utwara n'ukuntu utinya n'Imana ariko akenshi burya tuyoborwa n'ijambo ry'Imana uko utinya Imana niko utinya no gukora icyaha niko utinya no kureba ibibi niba ufite ijambo rikurimo rikubwira ko nindeba ikibi kiranyobora gukora ikibi kima amaso kuko utakima amaso uri umuvugabutumwa kandi uri umumama urubatse ufite urugo ufite umutware ufite abana ariko uri n'umuvugabutumwa iyi si tugezemo nituvuga ko kenshi usanga umuco ugenda ukura tuvuze kwibaza ngo mu gihe cyanyu mwakira agakiza ukareba nako uyu munsi benshi ari bavuga ngo ubusanga ngo gasa n'akagiye katumwimerere nkabahakanya abagani agakiza nikatumwimerere ahubwo abantu nibo bacanganyitse ahantu baracamutse usanga abantu baracamutse barashyushye bashyuhijwe n'ibyo bareba bashyuhijwe n'amarari n'irari none se niba umuntu twebwe reka nkubwire twebwe ngewe igihe nakirijwemo nasanze abadeperi batega ibitambaro pe ninjiye no muri ADPR igihe ndwaye umutwe mubi cyane umutwe nahoraga naka umuriro mu mutwe ngezemo nkajya nibaza ukuntu nzajya ntega ibitambaro guhera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma urumva kuko ninjiyemo numva nshaka kwinjiramo neza nkaba umunyamasengesho nkaba umuririmbyi mbese icyo nzashobozwa gukora mu itorero ariko nkumva igitambaro kirambangamiye ku buryo gihe nigeze gusanga umuyobozi ndamusobanurira ndambwira n'ukuri sinzi ko nzabasha gutega igitambaro arasobanurira arambwiraga ntugire ikibazo wowe ushobora gutega utateze cyane ngo wizirike ushobora kugira gutyo ugatega agatambaro koroshye kuko niba kwinjira mu cyumba cy'amasengesho bishaka gutega igitambaro ugomba gukurikiza amabwiriza yaho amahame ni nko mu rugo noneho ngiye cyaje kunangaza reka mbabwire tujye tunabivuga abantu bajye banumva ko ibintu bihangisha nabyo atari byo ntabwo ari byo ntabwo ari na byiza niba ngewe none ahangaha reka ndiheraho navuze ngo twifateho urugero ndaje ndi umuyobozi w'icyumba sibyo ntangiye kubwiriza abantu guhera uyu munsi wenda reka simvuge ku gitambaro guhera uyu munsi tuzajya twambara ibirenge inkweto tuzisige hanze kubera icyubahiro cy'Imana sibyo kandi ni ku mwuka nyoboye bigenda gute mu gihe runaka ngewe akaba ari gihe wica rya tegeko kuko nagiye mbona abantu benshi bica itegeko ryo gutega igitambaro cyangwa gushyira twa tuntu two mu mutwe bita kunyereza nge nkubwire iko buriya gihe na kanta niba ari itegeko niba ari ibwiriza na kanta tuyireke none se yo si produit bihuriye n'agakiza kuba mwakwambara gutyo mwikwije na bya bindi byose n'agasatsi n'ibiki byose ndashaka mbwira ahantu mu bihuriza n'agakiza mu by'ukuri reka nkubwire ngewe ntago naguha igisubizo aka kanya kuko igihugu ngewe navukiyemo nabonaga ADPR yabagayo ADPR yabagayo nyine izina rirahinduka ADPR nyine ni ADPR yo mu Rwanda ariko ryari itorero rya Pentecote nje nabonaga badefuriza nabonaga basuka nabonaga ibintu byose nka kuriya bareba basengera kwa Gitwaza cyangwa mu macaci yandi ko bambara nta tandukaniro wabonaga by'umuntu wavuga ngo ni umurokore ibyo zina cyangwa wenda ni umurestoration cyangwa ni umuanglikani cyangwa ni umugatolika
kereka abayisilamu bonyine nibo wabashaga gutandukanya kuko bo baritandiyaga ndetse hari n'abashyiragaho n'akandi gatwikirizo uri kumva hano uburyo n'amaso yabo atagaragara ariko abakristo muri rusange ntabwo washoboraga gutandukanya umukristo w'itorero runaka. Rero icyo kibazo ntabwo nakigusubiza none ahangaha kuko nanjye ninjiye mu itorero rya Pentecote mvuye muri Gatolika kandi ibyo byose narabikoraga, narasukaga, naradefrizaga, nasigaga n'inzara, usibye ko ntakundaga gusiga wenda inzara zitukura, nasigaga twa tundi tw'umweru dusa n'inzara nyine kugira ngo inzara zikomere zise neza, urumva. Ariko kuri uri kuzeba ukika oya twege ntabwo twomekagaho, oya twasigaga ihina. Aya na hina sinayisigaga, hina nabonaga abayisilamu benshi aribo bakundaga hina sinayikundaga, nakundaga twatwitaga gutera verne, twatwitaga ukagasiga nyine. Nge nakundaga agasa n'inzara zanjye, ntabwo nakundaga ibitukura, ariko narasigaga no ku birenge narasigaga. Nabonaga n'abarokore basanzwe barasigaga, basanzwe mu matorero nyine atari Gatolika. Natandukaniro gusa bene itandukaniro yari imisengeri, yari imisengeri kuko jyewe kuva kera nkiri no mu mahanga nakundaga kujya gusengera mu barokore. Itandukaniro ryari imisengere nuko. Okay, uyu munsi niba hari ikintu gihangayikisha isi muri rusange, ariko wenda mu Rwanda by'umwihariko ni imico imwe n'imwe igenda icika, kandi wenda hari umuco mwiza, ugasanga ko ibyo abana bagenda batora hanze ku ma social media, ku ma televiziyo, nyine birumvikana ni social media byose, kenshi bagiye kuri internet, ukavuga uti ntitwaye dufite smartphone, none smartphone nizo zigezweho. Usanga boss ari gucata n'umukozi wo mu rugo kuri smartphone, usanga umwana ari gucata na mama we, kandi telefone ifasha umwanya wa mbere mu kuyobora isi ikoresheje murandasi cyangwa se internet. No nkavuga mwe uyu munsi yo murebye uburere ubwo mwatangaga kiriya gihe na n'uyu munsi, avuga uti umwana barakora ibyo ashatse ntacyo wamutwara. Nubwo baduze urabona ubukristo bwo mu myaka nk'ingahe izaza, kuko niba tuvuga ngo muri ADPR twatangira agatambaro, none ubu hafi ya bose agatambaro kamaze gushiramo, ni ukoroshya umusatsi, ejo bizarangiza kungereza ntacyo bitwaye, no gusuka bizarangiza gutobora ntacyo bitwaye, ipantaro kuyamba ntacyo bitwaye. Ese nibi byose nibigenda bihinduka mu kantu byose biri guhinduka, mwumva hari icyo bizahindura kuri bwa Kristo twavugaga? Nge nakubwiye ngo ibyo ngibyo ndumva kubivugaho sinzi, ndumva bitanyorohera, ariko wenda turatanga urugero. Niba umuyobozi ahagaze yari akavuga ati ipantaro kuyambara ni icyaha, sibyo? Nge ndagaruka hahandi yarangiza wajya kubona ukabona azanye umwana we yamwambitse ipantaro mu rusengero, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo utoze umwana inzira akwiye kunyuramo akiri muto ngo azarinda asaza akigira gute atarayo. Rero niba wowe uri kwigisha gutega igitambaro, ejo akaba ari wowe ugikuramo, niba uri kwigisha natireri, imisatsi, gusokoza agasatsi ka natireri, ejo n'ejo bundi ukagenda hariya muri butike ukagura ka produit kanyereza umusatsi, ukabwira umwana hariya umukozi tutugende mu gikari unshiriremo, ejo ukaza wanyereje umusatsi. Kandi ni wowe wigishaga ko tugomba kuba natireri. Harya ubwo izo ntamyamano uri kuziyobya. Okay, bivuze ngo rimwe na rimwe uri umuvugabutumwa, dufite n'abapasiteri, murimo muratwikoreza imitwaro mutakwikorera. Na Yesu yarabivuze ngo abafarisayo ngo babikoreza imitwaro abo bigisha bo batabasha no gukozaho imitwe y'intoki. Niko bimeze, je mbona ariko nako bimeze muri iyi minsi ya none rwose. Dusenge, twubaha Imana, dusenge. Imana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, witwa ndiho kandi uriho koko uzanahoraho.
unyemerere ngushimire ku bw'iki kiganiro Nyaguhora ku Ngoma Imana waduteguriye. Mana ugira neza, unyemerere abakurikira iki kiganiro cyangwa n'abazagikurikira n'abari kugikurikira uyu mwanya, mbasabira umugisha urenze kuri yose mwami wanjye, ni umugisha wo gucishwa bugufi n'agakiza, kuko agakiza niko katuyobora mwami mu nzira yo gukiranuka, niko katuyobora mu ngo zacu, niko katuyobora mu kazi dukora, niko katuyobora mu miryango yacu, niko katuyobora mu mibereho yacu mwami wanjye. Agakiza niko katuyobora mu itorero, kuko ntago waba uri mu itorero utarakiriye agakiza, ntago wayobora intama utarakiriye agakiza kanesha ibyaha ngo ubashe kuziyobora. Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo utange agakiza kanesha ibyaha, kandi utange agakiza gacisha bugufi. Mwuka Wera agenderere buri muntu wese mwami wumva iki kiganiro, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umusaza, yaba ari umukecuru, yaba ari urubyiruko mwami wanjye, kugira ngo databuja mwiza bemere kwakira agakiza kayoborwa n'ijambo ryawe. Bemere Nyaguhora ku Ngoma Imana gucishwa bugufi, kugira ngo databuja babashe kubaka ingo nziza, ingo za Gikristo, ingo zifite mwami intego yo kugana mu ijuru. Maze Nyaguhora ku Ngoma, nk'uko bamwe bavuga ngo urugo ni ijuru ritoya cyangwa ngo ni itorero rito, twese mwami wanjye ingo zacu zigaragare neza muri ba bandi bataratera intambwe yo kuzubaka, babone ko kuko ari ijuru rito nabo bifuze kuzinjiramo, kandi mu gihe gikwiye Nyaguhora ku Ngoma Imana zubakwe zigume, maze torero ryawe, torero ryo mu rugo, torero muri rusange rizazamurwe mu ijuru bw'Umwami Yesu azabaje gutwara abantu be. Urakoze Nyaguhora ku Ngoma Imana ko wumvise gusenga kwanjye, senze nizeye mu izina rya Yesu, amen.